One more time. Rwanda! And we thank you so much our dignitary. Mu kibuga Lance bamuhereza umupira muremure arawukoresha icarigendera arakomeza araga Amavubi iminota 30 yari hagije kugira ngo Biramahera Bedi Christophe afungura amazamu uyu mwana wari ya za Kanombe. Amagambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimye imikinire y'Amavubi nyuma yo kwegukana igikombe cya FIFA Series 2026. Amagambo asanzwe mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, aho imyaka myinshi yagiye irangwa no gutsindwa, kutanyura abafana no kubura icyerekezo gihamye. Kubona umukuru w'igihugu rero we ubwe avuga ati mwakinye umukino mwiza ni ubutumwa buremereye cyane. Ni amagambo yagarutsweho cyane na Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire ubwo yahuraga n'abagize Amavubi nyuma y'itsinzi yabo. Yavuze ko Perezida Paul Kagame yashimye cyane uburyo ikipe yakinyemo, cyane cyane uburyo yagaragaje impinduka mu mikinire ndetse no kwiyizera. None se kuki aya magambo ya Perezida Kagame afite uburemere? Ubundi Perezida Kagame asanzwe ari umwe mu bantu bakurikiranira hafi siporo yo mu Rwanda, cyane cyane umupira w'amaguru. Iyo ashimye ikipe y'igihugu biba bivuze ko yabonye ikintu cyihariye. Mu myaka ishize Amavubi yakunze kunengwa kubera kudafata umupira neza, kutagira uburyo bugaragara bwo gukina, gutsindwa imikino ikomeye, kubura icyizere mu bakinnyi, kudatanga ibyishimo mu bafana. Ariko muri FIFA Series 2026 ibintu byagaragaye ukundi. Abafana babonye ikipe ikina ifite gahunda, yihangana, ishaka gutsinda kandi yizera ubushobozi bwayo. Hari umukino Amavubi yakinye abantu batangira kongera kuvuga bati birashoboka koko iyi kipe yacu yahinduka. None se Stephen Constantine yakoze iki cyatumye ibintu bihinduka? Umutoza mushya Stephen Constantine yari afite icyumweru kimwe gusa cyo gutegura ikipe. Mu by'ukuri nta muntu wari warigeze akora impinduka nk'izi ngizi zikomeye mu gihe gito nk'iki, ariko ibyo yakoze byahise bigaragara. Yahinduye ibintu byinshi birimo aho yashyize mbere umukino ushingiye ku kwihuta. Ubusanzwe Amavubi yakinaga umupira ugenda vuba vuba badasubira inyuma cyane nk'uko bajyaga babikora kera. Bagerageza kugira ku izamu aho bahanganye vuba kandi bafite icyizere. Stephen Constantine kandi yagaruye icyizere mu bakinnyi. Hari abakinnyi bamwe bari bamaze igihe badatanga umusaruro mu ikipe y'igihugu, ariko muri iyi mikino bagaragaje nk'abavutse bundi bushya. Bakinaga bafite umutima, bafite inyota yo kwegukana ko bashoboye. Ikindi cya gatatu kandi yahuje abakinnyi bashya n'abasanzwe. Kimwe mu byashimishije benshi ni uko abakinnyi bashya batinjiye nk'abantu baje gusa kuzuza umubare, ahubwo bahise bagaragaza ko bafite icyo bazana kandi bakirwa neza n'abandi bakinnyi bagenzi babo. Ibi Minisitiri Mukazayire yabifashe nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Koko rero ikipe ikomeye ntabwo yubakwa n'abakinnyi beza gusa, ahubwo yubakwa n'ubwumvikane. Ese iki gikombe cya FIFA Series gisobanuye iki? Hari abantu benshi bashobora kuvuga bati FIFA Series gusa,
si CHAN ahubwo ni igikombe cy'isi, ariko siko bimeze. Iki gikombe cya FIFA Series gifite agaciro gakomeye ku Rwanda kubera impamvu nyinshi. Icya mbere, nicyo gikombe cya mbere Amavubi yegukanye nyuma y'imyaka 25. Icya kabiri, cyagaruye icyizere mu bafana. Icya gatatu, cyerekanye ko u Rwanda rushobora kugira ikipe ihatana kandi ishoboye. Ikindi, cyahaye umutoza mushya intangiriro nziza. Cyatumye abakinnyi batangira kwizera ko bashobora kugera kure. Umupira rero, itsinzi ino niyo yubaka itsinzi nini. Amakipe menshi akomeye yatangiye gutyo, atsinda amarushanwa mato, yubaka icyizere, nyuma akajya mu marushanwa akomeye afite n'umutima. Mu myaka myinshi ishize, abafana b'Amavubi bari baracitse intege batakigera no kuri stade. Hari na bamwe batari bakibukaga igihe baherukira kureba umupira w'Amavubi bishimye. Ariko ubu ibintu byatangiye guhinduka ku mbuga nkoranyambaga, mu tubari, mu mihanda no mu biganiro by'abakunzi b'umupira, abantu bongeye kuvuga Amavubi. Hari n'abavuga bati nubwo tutaragera kure, ariko ubu nibura tubona aho ikipe iri kujya. Ati iyo ubona Perezida Kagame ubwe yishimye agashimira n'imikinire, ubu uzi ko hari ikintu byanze bikunze cyahindutse cyangwa kigiye kuba. Icyo abafana bari bakeneye icyizere, nubwo igikombe kimwe kidahagije, ariko gishobora kuba intangiriro y'urugendo rushya. None se igihembo cyasezeranyijwe abakinnyi gisobanuye iki? Minisitiri Mukazayire yavuze ko abakinnyi bazabona igihembo kuri konti zabo, nubwo yavuze ko batakinnye babitewe n'amafaranga. Iki gihembo gifite ubutumwa bukomeye mu mupira. Gushimira abakinnyi ni ingenzi. Iyo abakinnyi babonye igihugu n'ubuyobozi